Akarere ka Rutsiro gatuwe n'abaturage ibihumbi 373,869. Umuyobozi wako ni Madamu Kayitesi Dative. Mu mwaka w'ingengo y'imari ibihumbi 2023-2024 akarere ka Rutsiro kahize imihigo 112. Muri rusange akarere ka Rutsiro kesheje imihigo ku kigero cya 98.7%, aho mu bukungu imihigo 28 yose yeshejwe 100%, naho mu mibereho myiza imihigo 57/64 akaba ariyo yeshejwe 100%. Mu nkingi y'imiyoborere myiza imihigo 17/20 yeshejwe 100%, mu gihe imihigo 8 iri hagati ya 75 na 99%. Mu bukungu akarere ka Rutsiro kahize kongera umusaruro ukomoka ku buhinzi, aho kahuje ubutaka buhingwaho ibigori, ibishyimbo, ibirayi ndetse n'imyumbati. Mu kubungabunga ubutaka no kurwanya isuri, akarere kiyemeje guca amaterasi ndinganire ndetse n'ayikora. Abaturage bakomeje gushishikarizwa gufata ubwishingizi bw'ibihingwa byabo. Mu kuvugurura ubworozi, inka zatewe intanga habarurwa inyana zizikomokaho. Amatungo yakingiwe indwara zitandukanye, havugururwa ubworozi bw'amafi mu kiyaga cya Kivu. Akarere kiyemeje kuzamura umusaruro w'icyayi, uw'ikawa n'uw'imboga. Mu guteza imbere abikorera no guhanga imirimo ku rubyiruko, akarere kahanze imirimo mishya kubaka isoko rya Nyagahinika. Mu rwego rwo guteza imbere ubwikorezi n'ubuhahirane, hari kubakwa umuhanda Mushubati-Koko ku Nkomero Nkora, umuhanda Bumba Kariyeri Nyamagumba, yombi ikazashyirwamo kaburimbo. Hubatswe ibiraro bitandukanye ibifasha abanyamaguru kwambuka imigezi n'ibifasha imihanda kongera kuba nyabagendwa. Ibigo bya leta n'iby'abikorera byafashijwe kubona umuriro w'amashanyarazi. Mu kubungabunga ibidukikije n'umutungo kamere, akarere kiyemeje kongera umubare w'ibiti by'imbuto ziribwa, ibiti bivangwa n'imyaka ndetse n'ubuso buteweho amashyamba asanzwe. Abakuze bafashijwe kumenya uko ubuzima bwabo buhagaze, bapimwa indwara zitandura. Ku birebana n'imihigo ijyanye no kurwanya imirire mibi n'igwingira mu bana, akarere kifashishije agasambi mu gupima igihagararo cy'abana bari hagati y'amezi 3 na 18. Akarere kashyizeho uburyo buboneye bwo kugenzura uburyo imirire mibi icika mu bana, kifashishije ikibaho cy'akarere. Kiyemeje ko abana bafite hagati y'imyaka 3 n'6 bagomba kuba bari mu marerero ku kigero cya 95%. Akarere kandi kiyemeje ko amarero 80% agomba kuba yujuje ibyibanze bisabwa. Dukomeje mu burezi, hubatswe ibyumba 26 n'ubwiherero 24 bishya. Ku bigo bitandukanye hongerwaho ibice byigisha imyuga TVET Wings. Mu guharanira ko abanyeshuri barangiza umwaka w'amashuri, akarere kakurikiranye umubare w'abanyeshuri biyandikishije mu mashuri y'incuke, gakurikirana ubwitabire bw'abanyeshuri mu mashuri abanza, ayisumbuye ndetse n'ay'imyuga. Akarere kandi kiyemeje kuzamura imitsindire y'abana, kaniyemeza kuzamura umubare w'abaturage bakoresha ikoranabuhanga. Hahanzwe imirimo binyuze muri gahunda y'umurenge w'icyitegererezo, abayikoze bahemberwa ku gihe. Abatishoboye bafite ubumuga bafashijwe kubona inkunga y'amafaranga binyuze muri koperative zabo, abafite ikibazo cy'inyunganirangingo bafashwa kuzibona. Binyuze muri gahunda yo kuzamura ubukungu bw'imiryango ikenye, hakomeje gahunda ya gira inka, aho abaturage batandukanye borojwe inka. Ngerere iyi nka ngiye kuyicunganyirere neza ku buryo izandeza imbere, ku buryo umwana nakenera kujyana ku ishuri izajya imfasha kumujyanayo nda kibazo. Imiryango ikenye cyane yafashijwe kubona ubumenyi ngiro, indi ihabwa amashanyarazi akomoka ku mirasire y'izuba, indi ifashwa kubona amatungo magufi. Abandi nabo bafashijwe kubona ibikoresho bibafasha gutangira imyuga itandukanye. Mu guteza imbere umuryango n'ihame ry'uburinganire, hashyizwe imbaraga mu mikorere y'umugoroba w'imiryango ku rwego rw'umudugudu. Abahuye n'ikibazo cy'ihohoterwa bafasha gusubira mu buzima busanzwe. Mu rwego rw'ingufu,
harimo kwegereza abaturage amashanyarazi no kubafasha kubona imbabura zirondeza ibicanwa zigezweho. Ku mazi, isuku n'isukura, akarere kaheze kubaka imiyoboro mishya, kuvugurura yari isanzweho no gukoresha amarobine yangiritse akongera agakora. Mu guteza imbere imiturire, akarere kashishikarije abaturage gutura ku mudugudu. Akarere ntikasigaye inyuma mu gukemura ibibazo bibangamiye abaturage, aho kubakiye kandi kavugurura inzu z'abatishoboye kanabafasha kubona ubwiherero bukwiye. Mu nkingi y'imiyoborere no kwegereza ubuyobozi abaturage, akarere kiyemeje gukemura ibibazo by'abaturage ku gihe ku kigero cya 95%, gushyingira ababanaga mu buryo butemewe n'amategeko. Akarere kandi kiyemeje kubaka no kuvugurura ibiro by'utugari. Kashyizeho gahunda y'urugero rudaciye ingando ku banyeshuri barangije umwaka wa 6 w'amashuri yisumbuye. Murakoze cyane. Turabanza gushimira ikigero tubona ko tugezeho, twebwe twisuzumira ubundi nk'akarere tubona tugeze kuri 98.7. Turashimira cyane abafatanyabikorwa badufashije. Sinavuga yuko wenda ari imbaraga zacu gusa nk'abaturage, hari ibikorwa byinshi bikenera amafaranga, hari n'ibindi bikenera ko umuturage abyikorera. Ndabanza gushimira abafatanyabikorwa batandukanye bakora mu karere kacu ka Rutsiro ndetse n'abandi hirya no hino baza kudufasha mu buryo butandukanye. Nanone ndashimira abaturage b'akarere ka Rutsiro mu mihigo ya mobilisation y'ubukangurambaga, nabo bagizemo uruhare rukomeye ndetse no gusigasira ibyagezweho. Rero turabashimira cyane. Rero n'ubundi ni umukoro biduha, twagakwiye kuba twarageze 100%, ariko imihigo ni urugendo n'ubundi ntabwo bavuga ko wageraho 100% ako kanya, ariko ni urugendo. Twifuza ko n'ubundi bwabufatanye bwiza hagati y'abaturage ndetse n'abafatanyabikorwa, ko mu mihigo tugiye kujyamo mu mwaka 2024-2025 twakongera tugashyiramo imbaraga ikibatsi kuko n'ubundi twagishyizemo, tuzamura akarere kacu yaba mu mibereho myiza ndetse n'iterambere. Murakoze cyane.